Karibu. Umeze ute gisaza? Ariko se vie wajya ureka kundaburiza amazi. Niko sha, waje wanyweye ibiki? Ariko se umusaza ko nta kintu namwe usibye amazi yonyine ma. Cara umbwira iki kugenza. Kosha, vuga ibikugenza none ngeze usohoka. Ibingenzi se mani we ntabwo bizi sikakateye mu kawe. No. Ese sha wazajya unywa rukiye. Ariko se mani vie we nta bintu byatanje ahubwo se umudemu wamuzanye nkamuvugisha nk'igendera. Mfasha niba udashaka kuvuga ikinyarwanda cyumvikane neza. Nzokera mu nzu igihe. Ariko se mani vie uragira ngo mvuge gute kurya ariko nanjye mvuga. Kandi nk'ukubise urushyi rwa mbere wavuga ikinyarwanda kurusha abakigisha. None se mani vie uza abantu baringiye uko bangana nawe nagukubita nk'icomokera. Ariko sha uri ikirwanda. Ibyo nibyo byakuzanye hano. Ariko se vie kuba wagigiye wajya ukazanira ntana nkabanza nkahitamo abiri nk'icomokera. Ndavuze ngo urongera kuvuga ibintu ntumva. Urajya usohokera mu nzu vuba vuba. None se vie ko mbona utangiye kubirakarira. Ese nabirakariramo si wanjye ahubwo mu kanya ndanabirwanira. Ariko nadi mama yagiye. Sha ntago nzano yagiye. Ese undi turi buteke ryari? Ese ubundi wagiye ugateka. Si ushonje. Ushonje ariko mfite ubunebwe bwo guteka. Sha wateka nanjye mfite ubunebwe kandi urasha. Ibyo byo guteka reka tubireka ariko se ubundi wamugasha nk'ababonanye biteke. Ahubwo nabonye papa hari umuntu wicaranye muri salo. Urasanga ari nawe baje kureba. Iki se wumva ataba ari wowe baje kureba ubona uri umwana. Sha ndabona ibyawe nabizi rero reka nkwamagire mama wabo abare mu ivuganira. Muraho neza. Turaho neza Mary. None se mwana wanje ko tutabamenye murabahe? Turaho muri izi karitsiye. None si muragenzwa n'iki? Jewe nyine murashaka wa mukobwa wawe umwe ufite amanyashi. I want problems. Yari ari mu turimo reka nze muguhamagarira. Nadina! Nadina! Ahubwo ndi kumva mu nzu bari kumpamagara akaje kureba icyo wanshakiye. Nadi, sigarana n'uyu mushitsi wawe nje ndigendeye. None se mani icyo wamaye agakisi. Agakisi sinakibazo. Kosha ibyo nibyo byakuzanye.